Yes nabasuhuje cyane mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Rwanda. Nizere ko mumeze neza kabisa mwese aho muherereye. Nizere ko ari amahoro masa. Rero ibihe byiza birimo biratwegera. Ibihe byiza byo muri crypto birimo biragenda bidusatira. Bigenda bidusatira. Sibyo? Ni ukuvuga ngo iyi turimo kureba, iyi ndimo mbereka, ariko reka mbabwize ukuri. Iyi video haraba harimo amakuru y'umumaro pe. Buriya umva ugerageze urangize video, ubu ngubu ndimo kubwira abantu bakunda crypto, aba crypto trader, aba holder, umva hano harimo amakuru y'umumaro kabisa. Ukurikirana akantu ku kandi, video iraza kurangira ufite icyo ukuyemo kijyanye n'amakuru. Buriya icya mbere ni amakuru kabisa. Iyi ndimo ndabereka rero ni BTC cyangwa se Bitcoin dominance. Ni ukuvuga ngo urebye hariya hejuru turi kuri isoko ryari rimaze iminsi ryikoza hehe kuri resistance. Kabisa kuri resistance. Ni ukuvuga rero icyerekezo kirimo kiraba cyiza kubera yuko Bitcoin dominance irimo iragenda imanuka. Abakurikiye video zabanje nasobanuye icyo Bitcoin dominance itumariye twebwe nk'aba crypto holders. Icyo itumariye naragisobanuye ntomoye mbivimuzi kabisa. Ubwo rero kuba igenda imanuka ni byiza kuri altcoins, ni byiza kabisa. So urabona rero turi mu cyerekezo cyiza cy'ubumanuke bwa Bitcoin dominance. No kuvuga ngo mu minsi iri imbere dushobora kuzabona irimo igenda isatira 40%. Ibyo bikazaba ari ibintu byasaba kabisa. Ibyo bikazaba ari sawa cyane. Ubwo turakomeza dukurikiranire hafi turebe, kubera yuko ahantu turimo kwerekeza mu by'ukuri. Nawe urebye hano ku ruhande altcoins zose ziri mu cyatsi, imituku irimo iragenda ivamo, ibintu birimo biragenda bimera neza muri iki gisata turimo. Ubwo rero abantu hari abakanze kuri subscribe, hari n'abandi bakanakanda kuri like, ariko kuko abantu baje kubona ko ibintu byo gukomeza umuntu areba nta musanzu atanga, kandi noneho baza kureba basanga nta kintu bibabangamiyeho, ntacyo byangiza ku iterambere ryabo, baravuga ariko se wa mugani twebwe turamera nk'abandi bose bareba ntibagire icyo, ntibatanga umusada kandi ineza yose izana umugisha. Nuko bagira bate? Bagenda bakandaho. Nawe rero urimo urareba kandaho, wireba gusa ngo wigendere, kanda kuri like na subscribe kabisa. Sasa rero ukuntu ibintu bimeze, ubwo ayo ni amakuru ya mbere meza, kuko uko Bitcoin dominance igenda imanuka bigenda birushaho kuba byiza hehe muri altcoins. Sasa andi makuru meza cyane dore naya. Trump just signed his first executive order on crypto. Ibyo bintu ukumva iyo nteruro byonyine, ari interuro wumva nyine ugahita wumva ihumure ririmo riragenda rizamuka mu mubiri. Kabisa. Ubwo ni ukuvuga ngo crypto zirimo kugenda zihabwa umugisha muri Amerika. Ntabwo ari ibintu bigikorwa mu bwihisho. Abantu bagenda bububa reka da. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo gushora muri crypto ni ibintu bizajya ari ibintu bihawe ishema muri Amerika by'umwihariko. Ngira ngo hari n'abahanga bamaze gusoma n'ibi byose biri aha ngaha. The working group will be asked with developing a Fed framework governing digital assets, including stablecoins and creation of strategic national digital asset stockpile. Bigiye kuba byiza muri crypto koko. Bigiye kuba byiza muri crypto. No kuvuga ngo baragenda bashyireho regulations noneho zifatika, bajye bavuga bati ubu bwoko bw'izi crypto turabuklasa gutya, bwitwa ubu ngubu ni stablecoin, turazemeye gutya rwose zose, ubu bwoko nabwo ni gutya. Ibintu mbese no mu mategeko birushaho kugenda bisobanuka neza. Ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo ahantu turimo kugana muri ibijyanye na cryptocurrency ntabwo ari ibintu wabwira umuntu wumva umeze nk'utari proud. Kubera yuko Amerika mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyoboye isi. Wabyanga wabyemera. Ubwo ni uko ibintu bimeze.
sasa rero andi makuru meza, ni ukuvuga ngo kanze ndebe gato. Okay, aha, iyi ni trade ndimo, iyi ni trade ndimo. Nababwiye ko harimo n'abantu turimo kwigana, ariko hari n'abandi bafite ubushake bwo kuza kwiga, nabo ni karibu. Hari abantu bari babifashe mu mugambi baravuga bati umuntu ari Nyamasheke, Nyamagabe, Matimba, Byabega n'ahandi, avuga ati njye nzajya, bene nk'uwo yajya yigira online, tukiga akigira uburyo muri financial markets abantu bacuruza bakagira icyo biyungukira, sibyo? Ni ukuvuga ngo ubundi uko umuntu agenda yunguka abona inyungu mu isoko, kuko iyi ni konti iri live ntabwo iyi ari demo account, sibyo? Ugenda urushaho kuminimizinga risk. Ni ukuvuga ngo ubundi nk'iri soko ndimo ni USD GPY, ni ukuvuga ngo amadolari ku mayapani. Rero ngewe ahantu heza ho kwinjira ubundi hari hano hasi aha do Crisel ngira ngo iragaragara hasi aha, niho hari ahantu heza ho kwinjirira. So ni ukuvuga ngo rero kuba ninjiriye hano isoko rikazamuka rikagera aha, iyi ni resistance nagombaga kuba mvuyemo, kuko kuva hano kugera hano hari pips mba nkoreye, izo rero nazikoreye. Maze kuzikorera nkomeza nitegereza iri soko, mbona rifite strong move iri upward, aba buyers bafite ingufu muri iri soko. So mpita nongera nshyiramo indi order, ariko iyi order yo nayishyizemo ngabanyije lot size. Lot size nahise ndushaho kuyigira ntoya. Lot size nahise ndushaho kuyigira ntoya, urabona yuko ndimo gukoresha micro lot, ariko kubera yuko iyi ni imwe muri pair zigira move nziza, sibyo? Ni ukuvuga ngo abantu benshi bacuruza commodity ariyo cyane cyane gold, benshi gold barayicuruza, iri volatile cyane. Abandi bakunze gucuruza GBP JPY, ubwo nageze muri forex, sibyo? Ariko iyo twiga charts, iyo twiga gusoma isoko muri rusange, tuba twiga financial markets, uburyo bazitradingamo. Ntabwo tuba twiga ngo crypto gusa cyangwa forex gusa, oya, wumva chart neza, ukurikira neza, no muri synthetique wacuruza. Ibyo ni ukuri nkwaye cyane. Ariko ni ukuvuga ngo hari umuntu agira gutya akiyumvamo crypto, akagira focus muri crypto, undi akiyumvamo synthetique akagira focus kuri ibi, undi akiyumvamo forex akaba ariho agira focus, sibyo? So urumva rero njye na minimizinze risk, nkoresha lot size ntoya, ariko stop loss yanjye yari iri hano ahagana hasi, nayizamuye nyishyira kuri side y'inyungu, sibyo? Ubu ni kugira ngo konti yanjye ijye muri safe side. Ubu tuvugana ntawe urebye aho ninjiriye, nongeye kwinjira aha ninjiriye bwa kabiri, naho ninjiriye. Ni ukuvuga ngo iyi order yanjye irimo stop loss kubera ko iri hejuru, ubwo ni ukuvuga ngo stop loss yanjye iri mu nyungu. N'ubundi isoko riramutse rikubise bitunguranye rikamvanamo, navamo hari inyungu runaka ntwaye, hariyo naba ntwaye runaka. Rero no kugenda gake muri trading buriya birafasha, kuko hari ubwo wihuta ukabona ibinyungu byinshi ugendaho excitement, amafaranga menshi ngo ndayakoreye mu gahe gato n'iki, ariko isoko hari ubwo rijya rikagukubita rikaguhana ku buryo umva utuza, noneho ugatuza ukaba hambo mu buryo bukomeye. Ubundi ikintu naje kubona, umwuga wa trading yewe mu gihe mbimazemo, umwuga wa trading ku muntu wese uwukora ntabwo ashobora, yaba ari umukobwa cyangwa ari umusore, ntabwo ashobora kunanirwa urugo, kuko trading yigisha patience imwe irenze, kwihangana kugira ngo setup yawe ize, kwihangana mu gihombo igihe kibaye, harimo ibintu byinshi bisaba kwihangana muri trading. Ntabwo urugo rwakunanira, kuko mu rugo haba challenge. Buriya mbabwiza ukuri, njye ntabwo ndi umusiribateri, ariko abantu bankurikira hirya no hino n'abajene bakiri batoya, n'iki kintu nababwira, satani yanga urugo. Ako ni akantu kaba kanyuzemo, kandi hari aho gafasha. Satani yanga urugo, rero biba bisaba ko ntabwo amafaranga yonyine yakubaka urugo, biba bisaba yuko hazaho noneho no gusenga, kuko ibitero ntabwo biba byoroshye. So ubwo rero, ariko ikintu bita patience bavandimwe kirakora.
kirakora byata. So ubwo rero iyi trade ubwo nyirimo igihe runaka ndaza kureba uburyo nayivamo. Take profit iri hejuru cyane, urumva hari target umuntu aba yihaye, ibyo bita risk to reward ratio. Ni ukuvuga ngo banavuze nti amafaranga ndi buze kunguka abe yikubye kabiri byibura par rapport y'igihombo nakabonye igihe cyabaho, cyangwa se byaba byiza kurushaho bikaba ubwikube gatatu, sibyo? Utwo tuntu ngira ngo hari umuntu tuba dufashije mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko uyu ni umwuga mwiza. Impamvu ngewe nemera trading ni uko ibintu by'amabwiriza ngewe y'abakoresha ntabwo mbibashije. Buri wese afite ukuntu muri we ateye, by'amabwiriza ugira utya raporo, ibi bintu nabyo uyu mwuga usa ntabwo navuga ngo biranyerera, biroroshye cyane, ariko afite ukuntu harimo andi mahoro bitanga. Ndakubwiza ukuri, nakifuriza abantu rwose mutera intambwe bataraza mu isi. So andi makuru mazima rero ngira ngo mbahe wenda nsubiye muri no kuvuga ngo hari umuntu wambajije ati none se muri za crypto twe dushaka guholdinga, watubwiye izo umuntu yaba abitse cyangwa izo umuntu yakwitaho. Rero iyi ni liste rero nuyitegereza neza, ni ukuvuga ngo kubera ukuntu Trump ari pro crypto, kubera ukuntu ari pro crypto, ibyo bintu bituma mu by'ukuri tuvuga ngo izo muri Amerika zishobora kuzazamuka kurusha izindi. It's a probability but it's very very possible. It has a very high percentage of possibility. Ni ukuvuga ngo hano iya mbere ni XRP. Iyo ni iya mbere. XRP iri mu kazi, abayikurikira barabizi. Solana umva ntabwo yikoraho, hari ibigeranyo bivuga yuko izagera ku 2,000 cyangwa 5,000. Ntabwo wakerense ibintu, ushobora kujya gutyo ukabona ko bibayeho gutyo ondo ugashyira kuri liste. Ese ubwo wafashe agenda, fata agenda yawe wandike izi crypto uzandike. Abantu mujya mumbaza inbox ngo ariko ngo watubwiye uzo umuntu yaba abitse ngo kandi zidahenze n'iki ibintu nk'ibyo. Kubera ko babonye neza ko kuri Digital Wealth Rwanda tubagezaho amakuru meza ya cryptocurrencies. Iyo cyo gisata twebwe twashyizeho imbaraga. Urumva buri cano buriba ibifite ibyifokasingaho, ariko ubwo ngira ngo abantu barabibonye yuko twebwe naho aho sibyo. Ugashyira kuri list ukongeraho ondo kandi kongeraho Trump. Yego ni meme coin ije vuba, nibyo ndabyemera, ariko you never know. Ntabwo umuntu nkuriya president yaba pro crypto ngo crypto izahere mu kabande. Ibyo nabyo ugomba kubireba. So Supra ikajya kuri liste, iya 6 turayibona, iya 7 ngiyo sibyo, iya 8 Cardano, Algorand, iya 10 ni Chainlink. Chainlink yo ni crypto nziza kabisa. Litecoin iya 12 urayibona, Dogecoin iya 14 urayibona, iya 15 no wenda niyo yaba itagaragara ni Melani, coin y'umugore wa Trump. So rero uru rutonde reka turwiteho, ni urw'umumaro kabisa. Kandi hari abajama baba bafite ikofi yabo bavuga ati ngewe hano hantu Serge avuze numva reka nze ndebe uko mbigenza. Si ngombwa 15, ariko reka ndebemo 2, reka ndebemo 5, reka ndebemo 10, reka ndebemo 4, bitewe n'uburyo uko buri umwe bumwemerera. Sibyo? Nuko nguko ibintu bimeze. Urabona ko mfite umutima wa kimuntu, wa mutima mwiza wo gusangiza abantu amakuru yatuma biteza imbere, nta kindi kiguzi nsaba, umuntu akabona amakuru meza nk'aya ku buntu, kubera ko yagiye kuri Digital Wealth Rwanda gusa agakandaho akareba, ubundi akagira gute akiteza imbere. Urumva iyo cana atari iyo gukundwa kweri. Nyamara ibi bintu uramutse usanzwe unabizi, fata ukora share woherereza abandi bantu mu yindi groupe batazi ibi bintu. Nyamara iyo umutipe ari aravuga bifite impamvu mubyiteho. Waba utanze umusanzu ukomeye kandi nta neza ipfa ubusa. Turi kumwe cyane, nakagaruka. Asante sana.